icya kabiri nuko Jolly ashobora kuba ari mu ntambara n'umuntu witwa ELISA. Nta nubwo Jolly ntekereza ko ari mu ntambara na Prince Kid, kubera ko bigaragara ko Prince Kid, niba mwibuka amagambo agiye avugwa muri 2020 cyangwa 2021, niba Jolly ari no kubishaka, ari no kwirwanira cyangwa se anabikeneye, yenda bizafatwa n'urundi rwego runaka, bamubwira ati wowe yenda ubu muyobozi, ariko ntabwo Jolly azigera afata Miss Rwanda. Hari umuntu umuri inyuma ukeneye ririya kamba, ashobora kuba ari umuntu umwe cyangwa se ari ikigo runaka gikeneye ririya kamba, bagaca muri Jolly nk'umuntu uzi kataza biriya bintu akabigigiza, byamara kuza mu maboko y'abo bantu bakabishyira mu maboko ya Jolly, akaba nka manager w'ibyo bintu. Prince Kid ntabwo ari we muntu warongoye abakobwa wenyine mu Rwanda, si umuntu watanze akazi cyangwa se watanze ibihembo agende kuri ruswa y'igitsina. Urebye abakobwa birirwa baryamana n'abahungu mu Rwanda ni benshi, nta nubwo bababara. Reka mbifurize ibihe byiza mwe mwese mugenda mubana na KAME TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris KAME, nkuko musanzwe mumenyereye. Nge nabashimira cyane mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu biganiro dukora buri munsi. Ni byiciro cyinshi mu gihe kingana n'ukwezi tumaze dutangiye, tumaze kugeza mu 2017 by'aba subscribers. Mu by'ukuri ntabwo ari ku mbaraga z'umuntu umuntu wari we wese, ahubwo ni ku bwanyu umuntu yabashimira. Twatoje umuco wo gushimira, niyo mpamvu umuntu ajya akavuga ati mwarakoze cyane, ndetse mubwire n'abandi rwose ko uko mudahwema kureba ibiganiro byacu muri streaminga, musangiza n'abandi, byose turabibona rwose, n'ibitekerezo muduha byose turabibona. Ni ibintu rero byiza cyane. Ariko nkuko nyine nababwiye cyangwa se dusanzwe tumenyereye ko buri munsi tugenda tuvuga cyane kuri update, tukareba ese ibyo bivugwa mu Rwanda muri sector zarizo zose, yaba politics, yaba entertainment, yaba gospel n'ibindi byose tugenda tubiraho mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi ikintu navuga ngo inkuru y'umuntu witwa Prince Kid ni inkuru yakomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru yigarukwaho n'ibinyamakuru bikomeye hano mu Rwanda bikora inkuru zigiye zitandukanye. Bisa naho yafashe indi ntera nyuma y'ifungwa ry'umunyamakuru Nkundineza Jean Paul. Icyo gihe abantu benshi batangiye kwitekerezo cyane, baravuga bati ese MUTESI JOLLY uwo muntu ni muntu ki ufungisha abantu ugira gute? Ariko hari utuntu duke ngewe nabashije kumenya cyangwa se nabashije kurimarka bitewe n'ibiganiro rigiye mbona abantu bisa naho ari nk'impande ebyiri zihanganye. Igihande yunarebye no muri comments z'abantu batanga ibitekerezo muri comment section ku biganiro byari byose, I'm telling you, ugenda urebe uraza gusanga abantu biganje mu igitsina gabo aribo bavuga ngo MUTESI JOLLY ni kande ako gakobwa nzakagira gute, kugeza ubwo abantu bari gutanga ibitekerezo ukabona ko ari mu bugome burenze, aho umuntu avuga ngo nzagira gutya. Ariko nanone mu bandi bari gutanga ibitekerezo b'abagore cyangwa se igitsina gore, nabo bashyigikiye MUTESI JOLLY, bakavuga bati abakobwa barasambanywa, ati Prince Kid yarongoye abakobwa benshi, atwanyuma aramuhagamye. Ariko hari ikintu abantu bari kwiyibagiza, yenda kugira ngo nze kugera kuri point nshaka kubabwira. Hari ikintu abantu bari kwiyibagiza. Prince Kid abakobwa bose yarongoye, cyangwa se nta n'uwamufasha ari kubarongora, nta muntu n'umwe wigeze avuga ngo Prince Kid yarandongoye. Niyo byaba byarabaye, Prince Kid abakobwa bivuga ko yaryamanaga nabo nabajyaga mu irushanwa rya Miss Rwanda. Iryo rushanwa rijyamo umuntu wujuje imyaka y'ubukure. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ntabwo mpakanye ko umuntu ashobora gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gato undi muntu urengeje imyaka y'ubukure. Bivuga ko niyo yaba umuntu w'imyaka 50 cyangwa imyaka 60 ushobora kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gato. Icyo ni cyagihanwa n'amategeko y'u Rwanda, ugatirwa hafi imyaka 7. Ibyo mu mategeko y'u Rwanda ntabwo byirengagije. Ariko nanone bareba ese koko ibi bintu byarabaye, kuko usanga abo bivugwa ko basambanyirwa ubwabo nibo batanze ubuhamya, baravuga bati ntabwo ibyo bintu byabaye. Bajya kwa notaire batereshaho kashe, baravuga bati ntabwo twize turiyamana na Prince Kid, ntabwo yadukoresha imibonano mpuzabitsina ku gato. Niyo mpamvu usanga ibi bintu byose navuga ngo ari kurwana impande ebyiri. Hari uruhande rwa Kid, hari n'uruhande rwa Jolly. Jolly niwe muntu watinyutse yenda muri abo bakobwa ajya kurega Prince Kid. We kubwe no muzanditse kuri Twitter ngira ngo mwese mwabibonye, yavuze ngo abantu bagenaga bamubwira ese kwera iki wagiye gutanga ikirego cya Jean Paul. Abantu benshi babigarukaho cyane, kuko abantu benshi babajwe n'ifungwa rya Jean Paul, kugeza ubwo abantu bari no gushyira mu majwi RMC
Rwanda Media Commission niba RMC, ubundi tuzi ko RMC ni urwego rwashyizwe nyuma yuko bakuyeho Media High Council. Imbaraga zose RMC yari ifite zagiye muri Media High Council, imbaraga zose Media Council yari ifite zagiye muri RMC. RMC ni urwego rurebera abanyamakuru, bivuga ngo uyu muntu akoze icyaha cyangwa se ikosa ry'umwuga, Barore Crofase niwe wakabaye ajya mu buhuza rimwe na rimwe bagasaba umunyamakuru ko ahindura uburyo cyatangaje mu inkuru. Iryo tegeko mu Rwanda rirahari, ariko no tukibaza ngo kubera iki kuri JP kuri Jean Paul iryo tegeko ritubahirijwe cyangwa se ritakoreshejwe? Ese nuko ryirengagizwa cyangwa nuko ari izindi imbaraga? Ese nukubera iki? Nukubera ko ari kuri Jean Paul gusa? Abantu benshi bakomeje kugenda babyibaza. Nibyo rero nari mvuze ingaruka kuri Jolly. Avuga ko abantu bagenda bamubwira ati ko icyo wafungishije Jean Paul kuki wagize gute, aravuga ngo yanditse statement kuri Twitter, aravuga ngo mu gihe cyose udashobora kugira uruhare ngo cyangwa se indi nyunganizi uha mu iterambere ry'umwana w'umukobwa ngo byibura ngo mufasha bwo guceceka. Ariko noneho akibagiza ko niba iryo itangazamakuru rikorera abantu bose, ntabwo ari ngo rivugira igitsina gore gusa cyangwa rivugira igitsina gabo gusa, itangazamakuru rivuga sanse zose. Jean Paul ntabwo nemeranya nawe, inkuru yakoze ntabwo ari yujuje ubunyamwuga, amagambo yavuze ntabwo ari yujuje ubunyamwuga, ariko nubwo bituje umunyamwuga habaho nyine ko za santima z'umuntu ko ashobora kubivuga nk'umuntu usanzwe. Icyabaye ikosa ryabaye nuko abivuze mu buryo bw'inkuru. Ikindi akaba ari kuvuga ku rubanza, navuga ko rukomeye. Yarasotse mu rubanza rusa na rukomeye, rurimo abantu bakomeye, ruvugwamo amazina aremereye, arangije arazavuga ayo magambo. Nibyo navuga ngo byari bikomeye, ariko nanone byakomera byagira gute kuwo ari we wese mwagiye mwumva ingero z'abantu bagiye batukana, bagiye bagira gute mu ruhame batari n'abanyamakuru bondi banakurikirana. Ariko noneho bikozwe n'umunyamakuru, itegeko rivuga ko wa muntu yatutse cyangwa se yabangamiye avuguruza inkuru mu buryo nanone bwiwe. Niba yabivuze kuri kamera arongera asubire kuri kamera bivuge, nabivuze kuri radio n'ubundi nuko nguko, nabivuze yandika nabyo nuko nguko. Ngira ngo ni kwitegeko rivuga. Yenda ushobora kuhita wibaza ukavuga ngo RIB yaje kuvuga ko ngo ari mw'icyaha cyo gutera ubwoba. Yego harimo gutera ubwoba, yenda gutera ubwoba byo abantu nta nubwo bamenye ibyo ari byo, kuko RIB ntabwo yagize ibisobanuro. Gusa mu magambo umuvugizi wa RIB yavuze, Dr Mangirabitsi yaravuze ngo RIB ntabwo ishidikanya, nta dapti na nkeya ifite kubyayikurikiranyeho Nkundi neza Jean Paul. Ikibazo kiraza kikagira kiti, kuki abantu bose bagiye nta muntu abadamu bari kuvugira Jolly ati rwose ibintu Jolly yakoze n'ibyo, abagabo ati yenda tese abakobwa ariko ngo barasambanyijwe, umuntu uterekana uko yasambanyijwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Navuga ngo hari kurwana impande ebyiri zitandukanye, ntabwo abantu bose bari kumvikana ku kintu cya Jean Paul. Abakobwa bari kuri side ya Jolly wagize gutya, abagabo bakajya kuri side ya Prince. Ariko ukuri guhari nuko nguko, nuko ukuri guhari habayemo ko ntabwo navuga ko umuntu witwa Jolly nawe hari indi nyungu nyinshi afite muri biriya bintu. Icyakora nibigera igihe iriya rushanwa rya Miss Rwanda bakavuga ngo rirasubukuye bakariha MUTESI JOLLY, nibwo tuzamenya ngo ibi byose byari ibintu byari biri gukinwa, abiri ibintu biri behind y'amarido. Ariko nanone nibiguma muri La Liga hazabaye ndahabayeho ko ibyakorwaga byari mu izina rya MUTESI JOLLY wenyine. Hari ikiganiro MUTESI JOLLY yakoze, ngira ngo ndaje nkibumvishe gatoya, yari agiye mu bihembo byari gutangwa na The Choice la televiziyo, isibo yari bihembo bya The Choice Live. Noneho umunyamakuru aramubaza ati se ko muri iyi minsi utari kugaragara mu kanama k'abajaji byagenze bite? Arangije mu magambo yaravuze ngo ni nayo abantu bose bari gusirikiriza uyu munsi. Aravuga ngo Prince Kid yaranyirukanye, ngo Miss Rwanda yagize nk'akarimake, ngo icyakora ngo natansubiza ngo nankura ku mugati ngo ntabwo turi buze kumvikana. Abantu bahuze nyuma yuko avuze amagambo, ntabwo haciye amezi angahe, nta mezi yashize Prince Kid irego baratangiye, Prince Kid bahita bamujyana. Niyo mpamvu abantu benshi banitsa kuri icyo kintu bakavuga ngo Jolly ashobora kuba ari afite yedizi n'imbaraga cyangwa se ari niziwe ntawamenya, akeneye kugira ngo afate ririya rushanwa cyangwa se agumane inspiration backup. Gusa
mu magambo umukuru w'igihugu yavuze avuga kuri Prince Kid yaramaze gutabwa muri yombi. Ngira ngo biriya bintu byirushanwa yanabivuzeho. Ntekereza ko biriya bintu nibinagaruka bizagaruka mu yindi shusho. Ntekereza ko niyo mpamvu abantu bavuga ngo niba Jolly ari no kubishaka ari no kwirwanira cyangwa se anabikeneye yenda bizafatwa n'urundi rwego runaka bamubwira ati wowe yenda ubu muyobozi, ariko ntabwo Jolly azigera afata Miss Rwanda yenda ngije mu miganza bye nkuko byagenze kuri Prince Kid. Kuko Jolly erega nubwo avuga ngo Prince Kid ngo aricaga gakiza, none se hari umuntu uyobewe ko ikamba muhito yafashe byari vuye mu biganza bya Mutesi Jolly, none se ko batamushinja ruswa, none se ntabwo bivuga ko ari amafaranga yahawe, ko nta muntu urigera yavuga, ko nta n'umuntu ugeze bakurikirana ibyo bintu. Nuwo nguwo avuga muhito cyangwa se nabo bana avuga basambanijwe, nta muntu n'umwemera ibyo bintu. So kuri ngewe rero nkabona ko umuntu witwa Jolly harimo ibintu bibiri, mbibonamo ibintu bibiri. Hari umuntu umuri inyuma ukeneye ririya kamba, ashobora kuba ari umuntu umwe cyangwa se ari ikigo runaka gikeneye ririya kamba, bagaca muri Jolly nk'umuntu uzi kataza biriya bintu akabigigiza, byamara kuza mu maboko y'abo bantu bakabishyira mu maboko ya Jolly akaba nka manager w'ibyo bintu. Icya kabiri nuko Jolly ashobora kuba ari mu ntambara n'umuntu witwa ELISA, nta nubwo Jolly ntekereza ko ari mu ntambara na Prince Kid, kubera ko bigaragara ko Prince Kid niba mwibuka amagambo yagiye avugwa muri 2020 cyangwa 2021 bivugwa ko muri 2016 nyuma yuko Jolly amaze gutwara ikamba navuga ngo yazanwe mu ntoki n'umuntu witwa Eliel wari umuproducer wa filme, niyo muntu wabyirukansemo ikamba baremuzanira mu ntoki. Nyuma yuko amaze gufata ibyo kamba, Jolly iryo joro ntabwo arayi wabo, n'umunsi ukurikiye ntiyarayi wabo, n'umunsi ukurikiye ntiyarayi wabo. Bivuga ko icyo gihe hari harimo kata koko umuntu Prince Kid ntabwo umuntu ajya ku ruhande rwe, ariko bivuga ko hari harimo kata y'ibintu bya Prince Kid bavuga ati turaguha ikamba ariko nawe uzagigira gutya na gutya. Bivuga ko hari abakire runaka bafataga umwana bakamuha ikamba ariko nabo bakamutegeka ibintu agomba gukora. Iryo joro arabizi. Jolly nyuma yaho bimaze kuba urumva umwaka wari ushize hajyaho ELISA. Impamvu mvuga ngo ni intambara iri hagati ya ELISA na Jolly nuko ni imyaka ikurikiranye, umwe ni 2016 undi 2017. Prince Kid niba yenda yarari mu rukundo na Jolly muri 2016 bikagira na 17 akajya mu rukundo na ELISA, birashoboka ko Jolly yenda byo Prince Kid ashobora kuba yarafataga nka kwa kundi umuntu avuga ngo yenda ririra umwana biraho ngaho nta rukundo ruhari. Jolly agahita bifata nk'ibintu by'urukundo. Nibwo ko ikindi Jolly yarakiri umwana, yenda kumubeshya urukundo ntabwo ari ibintu byari bihambaye, cyangwa se kuba yarari mu rukundo n'uwo muntu avuga ati yenda n'umuyobozi yazajya nta mutuntu kutuwaka n'iki we akumva ko ari urukundo rukomeye. Noneho bikaza kuvaho byagera 2018 2017 agahita afata undi umukurikiye. Jolly rero nk'umuntu bikamubabaza akavuga ati uyu tipe rero ndumva azagenda tuzunguruka gutyo akaba ariyo umuntu yavuga ngo ni iryo shyamba ryahereye kuva 2017 kugera n'uyu mwaka. Ngira ngo muribuka mu ntambara igihe Kid yaramaze gutabwa muri yombi agafungwa, umuntu witwa ELISA akaza kujya kwa noteri akajyana abana b'abakobwa ngo basinye kugeza ubwo banamufunze nawe bamubwira ko ari gushaka kugira ngo yice iperereza. Ngira ngo murabizi ibyo bintu hari harimo intambara. Urumva Kid yari muri gereza ariko hari intambara y'abantu babiri, hari Jolly hari ELISA uri hanze umeze nk'ari guhanganira Kid uri muri gereza, hari na Jolly wareze Prince Kid cyangwa se uri gupushinga ikirego cya Prince Kid kugira ngo Prince Kid akomeze afungwe. Hakaba n'undi mukobwa uri hanze uri ku ruhande rwa Kid kugira ngo asoke. Bose bakaba bari inshuti barabashiri ba Kid, yenda bose baramukundaga. Hakaba rero izo mbaraga zapezanyaga, ariko noneho Kid amaze gusohoka ntabwo nawe uri wowe ntabwo warenza amaso umuntu wakurwanisha ishyaka kuriya akanafungwa, aza guhitamo umuntu bita ELISA anamambika impeta banasezerana kubana karamata. Biriya bintu ngira ngo no mu bukwe mwumvise amagambo agenda agavugwa Jolly ntibamutumiye, Jolly aragiye kwica ubukwe, byageze bivuga ko harimo n'amaruzi. So mu yandi magambo hari intambara ivuga ngo Jolly ntabwo arahara umuntu bita Prince. ELISA nawe navuga ngo Jolly ku rwe ruhande arumva ko ubundi Kid biriya binashobora kuvuga ati yenda amafaranga narabikuyemo nayo abantu bari kumpa, ko bivuga ko ari abantu bajya bamuha amafaranga akavuga ati amafaranga arahagije nta nubwo nongera korana ni business. Ariko noneho kubera ko habayemo iyo ntambara ya ELISA na Jolly akavuga ati yego bakoze ubukwe ni sawa ariko nta nubwo nshaka ko babana.
nabonye abantu benshi uraza gusanga bari gutera comment kuri ibyo bintu, gusa ikigaragara nuko hari intambara y'urukundo iri hagati ya Jolly n'umuntu witwa ELISA. ELISA we ari kuyirwanira inyuma, ariko urebye umuntu navuga ngo ELISA Jolly ari kurwana nawe cyane n'umuntu bita ELISA, nta nubwo ari kurwana na Prince, ariko nta kintu yarega ELISA cyangwa se nta kintu yakora kuri ELISA, ko ELISA nta hantu wahuriye n'izo dossier akavuga ati yenda bibeho homboka yenda twese tumure. Buri wese nuko nguko ashobora kubivuga. Ikindi Mutesi Jolly nawe abizi neza ibyo arabizi, ngira ngo buri wese yanabibona ko ririya kamba cyangwa se iriya rushanwa nagaruka kuko ngira ngo His Excellency we yigeze avuga ati ubundi ibintu byo kuvuga ngo ubwiza ngira ngo abikomentinzeho, ariko binagarutse ntekereza ko batabishyira mu maboko y'umuntu umwe, kuko ni rushanwa umuntu ugiye guhagararira igihugu akajya muri za Miss World n'ibindi abari gupresenting igihugu, kubera ko biriya bintu byabayemo ntabwo Minisiteri y'Umuco cyangwa se Lariga cyangwa n'ibindi by'inteko y'ururimi ntabwo bashobora gufata iriya kamba ngo barishyire mu biganza by'umuntu umwe. Ibyo Jolly nawe arabizi. So bivuga ngo Jolly niyo abantu bari kuvuga ngo ari kurwanira iryo kamba, nawe azi neza ko ibyo bintu bitazakunda. Yenda bashobora nkuko ushobora gutsindira isoko ukavuga uti yenda nkoresha ikizami cyangwa se umuntu bizobereye reka muha akazi, nkuko n'ubundi bari bamuha akazi mu irushanwa rya Miss East Africa, ntabwo ryari irye, ni umuntu wamurebye akavuga ati yenda uriya mukobwa reka nze muha akazi. Ni nako bashobora kuzamuha iryo kamba, kuzamuha iryo rushanwa, ariko uko mbizi cyangwa se nuko bigaragara ntabwo ririya rushanwa rishobora kuzajya mu biganza by'umuntu, kugira ngo kuko ntekereza ko Leta y'u Rwanda cyangwa se Minisiteri y'Umuco n'abandi bantu barebera ibintu nka biriya ntabwo ashobora kubona saga yabaye n'uyu munsi gihari ikivugwa, abantu bafungwa abandi bafungurwa, ibintu bimera gutyo bijyana abantu bamwe bifungisha abandi bigafunguza abandi ngo bongere bafate bakora ikosa, niyo waba uri umukobwa cyangwa uri umumama ntabwo ashobora gukongera gufata iryo kamba, kubera ko abantu bamaze kubona ko iri ari business, ntabwo ashobora kuyifata. Nubwo erega Prince Kid bashobora kuvuga ati yenda we yafataga iyo ruswa y'igitsina, ariko mu Rwanda ntabwo ari ruswa y'igitsina gusa ihari, hariko ruswa y'amafaranga, ngira ngo n'abafungwa benshi ntabwo ndigera numva umuntu wafungiye ruswa y'igitsina, ariko nanone urebye mu bantu bari mu kazi uyu munsi abenshi b'igitsina gore uzasanga majority ari ruswa y'igitsina, ariko nta muntu urafungirwa icyo kintu. Bivuga ngo rero Jolly ntabwo ashobora gufungirwa ruswa y'igitsina cyangwa se azakoresha ruswa y'igitsina, ashobora kuzakoreshwa ruswa y'amafaranga. So niyo mpamvu rero ntekereza ko Jolly nawe ari bizi neza ko ririya kamba cyangwa se ririya rushanwa ridashobora kuzamujya mu biganza, ahubwo navuga ngo ni bya bindi byo kugira ngo yenda Prince yarampemukiye cyangwa se yagize gute, kuko nababwiye ngo mu biganiro nakoze byabanje nababwiye ngo ikintu bita urukundo abantu bashobora kucyanganira aho umuntu umwe aciye undi akacisha umuriro, birashoboka kuko uyu munsi Kid yaterese uwo Jolly, yenda na mbere yaho yateretaga abandi bakobwa, you never know, ariko aterese uwo Jolly nibyo byamenyekanye agiye kuri ELISA. Mbere yuko atereta ELISA yateretaga Jolly, noneho akaza uwo yaterese nyuma akaba ari nawe ashyira mu rugo. None se ni gute bitakubabaza? Ega nubwo hari abantu njyamo nabatanga bavuga ibintu nawe akabivuga, nta mukobwa n'umwe kuri iyi si y'Imana utifuza ko iwabo hazi inkwano, utifuza ko mama we bamwita ngo mabukwe cyangwa nde, nta muntu n'umwe utabyifuza habe n'umwe. So umukobwa uzajya akagira kuri akavuga ngo nta mugabo nshaka abagabo n'inyana zimbwa, no, ntabwo aba ariyo muhitamo, ntabwo nawe mu mutima we Jolly afite imyaka 26 ntabwo nawe mu mutima umubwiye ngo umugabo uri sincere nkuko abishaka arabonetse ngo yakwanga umwana yakwanga urugo, no. Ahubwo nicyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu yarandetinze nyuma za kudetinga n'abandi ariko akavuga ngo yenda reka twese tubihombora. Nta kindi kintu kiri behind iki kintu, ntabwo ari kuvuga ngo Jolly ashaka iriya projet azayiyobora, birashoboka kuko nkuko n'ubundi muntu yayobora, ariko ntabwo izigera ijya mu biganza bye ngibe ikintu cye ngiba karimake nkuko yenda bivuga ku Prince Kid. So ibintu rero abantu bari kugenda bavuga, nagiye mbona abantu b'abadamu bakomentinga Jolly ibintu yavuze nibyo, abagore ngo barasabanyije, Prince Kid yasabanyije abagore benshi, nese Prince Kid yarasabanyije n'abakobwa benshi mu Rwanda. Ubu bagiye bareba buri yenda abakobwa uretse ko batari bivuga, ubu wasanga Prince Kid ari waciye go kurunga abakobwa benshi. Ese wasanga Prince Kid n'abantu bafite ama company ari we muntu navuga ngo wafashe iyo ruswa y'igitsina kuruta abandi. Ruswa y'igitsina mu Rwanda ntabwo yenda ibimenyetso byayo birabura sinzi, ariko nta muntu turumva ngo uyu muntu ngo yatse ruswa y'igitsina, ariko ibaho cyane. Abakobwa benshi igitsina gore
kicaye mu kazi ntago mpakanya ko abajyanye n'ubwenge bwabo ariko harimo nabandi benshi bajyanye na ruswa y'igitsina hari nabaza yenda agashwana na boss yenda boss akabagashaka kumukoresha mu buryo butari bwo nyuma akaza kubivuga ngo byagenze gutya barabivuga ariko bivuga nyuma igihe cyararenze uyu munsi n'umuntu witwa ngo ngira ngo umuntu witwa Dr. Kayumba uyu munsi ufunze nawe azira ibyo bintu ariko babivuze haciye imyaka ingahe uwo mukobwa yabivuze haciye imyaka ingahe ndetse bana baje no kumuhisha nuko yenda abakobwa batabivuga cyangwa se banabitinya ariko ntabwo ari Prince Kid warongoye abakobwa benshi ntabwo ari wewe ntabwo abantu rero bajyaho abadamu bamucireho itaka bati Prince Kid yagize gutya ntabwo Prince Kid yaciye nk'amabere niba yaranabikora uretse ko nta n'uwamufashe nabo abantu bamushinja abo ubwabo barabihakanye kuko urupapuro umuntu aruzanye rwemejwe na noteri bavuga ngo ibyo uwo muntu ari kuvuga n'ukuri kwambaye ubusa bivuga ngo Prince Kid abo bakobwa bamushinja mu bigaragara nk'uko abakobwa bivuga ntabwo yabasambanyije kuko nyine barabihakanye igenda bugende ku rukiko biramuhama ariko nanone abantu bakabagashidikanya na kuri ibyo byemezo by'urukiko kuko urukiko rwagendeye ku bintu bibiri rwagendeye ngo ku majwi yo muri telefone ayo ngo bivuga ko yafashwe na telefone ariko bikavuga ko iyo iPhone yafashwe ayo majwi icyo gihe ari taragasoka ngira ngo nacyo Prince Kid yaburanaga ariko Prince Kid akazana abo bantu atabantu mu nshinja ngaba bariyandikiye nta nuwaje mu rukiko ngo abyemeze uretse Jolly bivuga ko yavuzwe mu rukiko ari umutangabuhamya akavuga ko ivyo bintu byabayeho none se Jolly niba ari kuvugira abakobwa ariko abakobwa bo akaba mwigarama umuntu avuga gute ko ari kubavugira kuko niba ari kuvugira umuntu akajya opposé yawo bivuga ngo ibintu muri kuvugana ntabwo muri kubyumvikanaho so mu yandi magambo harimo ibindi bintu biri tricky umuntu atamenye ibyo ari byo hari ukuntu navuga ngo ni nk'amakipe abiri ari kugenda hangana so comment yanjye rero kuri ibi bintu niriwe mbona uyu munsi bivuga kuri Prince Kid biganira abantu bagiye bakora cyane abantu baba mama b'abakobwa bari kuza bakavuga ngo Prince Kid bamuremere itaka Prince Kid yakoze amahano Prince Kid yagize gute Prince Kid ntabwo ari we muntu warongoye abakobwa wenyine mu Rwanda so umuntu watanze akazi cyangwa se watanze ibihembo agende kuri ruswa y'igitsina urebye abantu abakobwa birirwa baryamana n'abahungu mu Rwanda ni benshi nta rwo babara rero Prince Kid yenda nubwo ari we wafashwe uretse ko nta n'amashusho uvuga ngo mbese nubwo bivugwa ko ari we ariko ntabwo yaciye nk'amabere ntabwo avuga ngo yaciye nk'amabere uvuga ngo niwe warongoye abakobwa benshi mu Rwanda no none se ikindi kintu umuntu akibaza ngo umugore we niba umugore we kuko niba ari ikintu abadamu bafuhira ni umugabo w'umuhehezi ibyo bintu abo bakobwa bavuga baryamanye n'umugabo wa ELISA agafata akaganira n'izo abenshi n'inshuti ze ELISA we kuki yemeye kwirukanka ku mugabo kuri uwo muhungu abizi neza ko bari kumuvuga ko ari umuntu wasabanaga n'abakobwa benshi yenda kuki we kuko mu rukundo akavuga ati yenda uyu mugabo wanjye bari kumuvuga ko ari umusambanyi yenda nitunabana n'ubundi azakomeza kuri ibi ngibi kuki ELISA we mutibaza impamvu atabimindinze nuko yarazi neza ko ibyo bintu biri false kuri we niyo mpamvu afasha abantu akemera kanabifungirwa nuko abona ko ibintu ari kwirukwankiramo cyangwa se ari kwirukwankaho umugabo ari kurengana mu yandi magambo Prince Kid ntabwo ku bwanjye nakabaye nadimira umuntu umuremera hitaka ngo Prince Kid yaciye nk'amabere yagize gute icyo ni kimwe ku kindi ku ruhande rwa Jean Paul Nkundineza nkuko nabibabwiye Nkundineza yakoze amakosa y'umwuga navuga ngo yenda n'amakosa y'umwuga ubundi ngira ngo mu Rwanda habaho ibyaha hari ibiri penale hari ibiri sinzi kamasho hari n'ibiri civil sinzi kiriya cyaha impamvu ari mu maboko ya RIB nuko bakigize penale ariko ngewe nzi abanyamakuru barenga 3 bagiye bandika inkuru ndetse bakanakoresha bakavuga nk'umuntu bagakoresha ifoto ye bayikore defamation bakamujyana kuri RIB bagerayo bakamubwira ati ariko ibi bintu byanyu byo mwatukanye bigenda gute akaba ati turabikemura tubigira gutya bakabarika bakagenda ariko uyu munsi Jean Paul we arafunze yenda mu rukiko nibwo yenda tuzumva ese kiriya kintu cyo gutera umuntu ubwoba ariko bibaye ari kuvuga ngo nuko yarabitse cyangwa se yavuze nabi umuntu biriya ku bwanjye ntekereza ko RMC yakaba yihaguruka nk'urwego rurebera abanyamakuru bakavuga ati ibyo ari byo byose umunyamakuru ntabwo ari kurengana kuko akoze amakosa y'umwuga ariko RMC nayigira uburyo kihana abanyamakuru bayo igira uburyo kikora ubwunzi
nkuko mu manza zisanzwe cyangwa ziri civile habaho abunzi mu ngiri nyango mu tugari no mu mirenge barahari, nako mu itangazamakuru habamo urwo rwego rw'abunzi bagamagara umuntu wakoreye icyaha nawe wagikoze mukiyunga ugasubiramo inkuru ukagira gute. Yenda bishobora kuvuga ngo ushobora gukora ya nkuru abayirebye ya mbere ntiyenda ntibari buze kureba ya kabiri, ibyo birashoboka, ariko niko itegeko ribivuga, yenda bazahindura itegeko. Yenda n'ikindi nanone kubijyanye n'ubwunzi, ariko hagomba no kurebwa icyo kintu, kuko nanone nta wamenye niba Jean Paul tarasabye Jolly ko habaho ubwo bwunzi, yenda Jolly akabyanga nta wamenye, kuko nanone urebye muri message Jolly yanditse bigaragara ko ntabyo ubwunzi iyo gahunda ntayihari, we nta niyatekereza nta niyo akeneye. Ariko byakabaye bibaho kuko nyine ari itegeko ryatora abanyamakuru, ntabwo umuntu kuvuga ngo yakoze si we wa mbere. Ntekereza ko hari abandi urebye kuri Twitter, urebye kuri Facebook, cyane cyane kuri Twitter abantu baratukana bagatukana kuri banyina bakagira gute. Abanyarwanda navuga ngo space zabo z'uyu munsi bari gutukana gusa, no ku ma YouTube uretse impamvu ntekereza ko ahubwo no ku ma YouTube badatukana nuko YouTube ibikora ibihiti bibona cyangwa sikabyumva habiri zira robozi detectinga bagahita bumva ibyo ari byo, niyo mpamvu abantu batukana kuri za space. Ariko kuri space baratukana ndetse cyane, bagatuka bari hanze, abo hanze bagatuka bari mu Rwanda, abo mu Rwanda bagatuka bari mu Rwanda, mbese abo gutukana. Ariko nta muntu n'umwe twari kumva yazize icyo kintu. Ari byo ngibyo niba iri kuvuga ngo nukureba abatukana, bibeho nyine ko abo bantu koko bose bagiye gukurikirana. Nkuko Jean Paul abivuze, yenda aragiye atanga ngo abagiye batukana bagiye bagira gute. Ibyo nabyo ubwabyo nta mukigikira, kuko itegeko niba rihari koko ntabwo akabaye niba kuzi icyaha ugenda uvuga ngo ese ngo ko baramutabahaniye yenda barokotse nyine ubutabera, nta wamenye. Ntabwo wakora icyango nuko ngo hari undi wagikoze ngo nta hanwa ntagire gute. Ariko nanone niba babimushinja nk'umunyamakuru, niba babimushinja nk'umuntu bisanzwe, byakabaye bijya muri code penal. Ariko niba babimushinja nk'umunyamakuru, byakabaye bijya muri code ethique ya RMC. Ariko none tukibaza ngo ese RMC hari participation yagize muri ibi bintu bya Jean Paul? Niba ntayo yakabaye ibikora, kuko nicyo kintu navuga ngo imari abanyamakuru. Icyambere nukubaha uburenganzira bwo gukora, kubaha ira press card. Ikindi ariko niba umuntu mwamuhaye ikarita akagenda mu kazi, nimukurikirana ibibazo yagiriye mu kazi, nimuvuge ngo ahuriye n'ibibazo hariya mu kazi ke, mugahita mugira gutya, mbese akazi kanya ari kubaha ikarita. Nabyo umuntu yavuga ko RMC nabyo ntabyo yabiri gufasha abanyamakuru, nubwo ntabizi neza niba RMC itarakoze intervention. Ariko niba ntayo yakoze, byaba RMC itari gukora inshingano zayo. Niba yarayikoze yakomeza rwose igashyiramo gutyo, kuko Jean Paul akiyunga na Jolly biriya bintu ku bwanjye numva atari icyaha. Ku bwanjye numva biriya atari icyaha cyakabaye kijya kuvuga ngo kigiye kuba gukora, mbese gufata undi murego, kubera ko birakomeza bitize umurindi abantu bavuga. Ikindi bikomeze bitize umurindi abantu uko niba baravuze ngo niba Jean Paul aravuze kuri Jolly bugacya bamutwaye. Ntabwo ntekereza ko Jolly kumufungisha bibize gutuma Jolly abantu bamufata neza, ahubwo bireta bituma abantu ahubwo bakomeza kumuvuga muri ya shusho, cyangwa se gukomeza kumufata muri ya shusho Jean Paul yavugaga. Ariko iyo bibaho Jolly akababarira cyangwa se akiyunga na Jean Paul, abantu bari kubona ko Jolly ahubwo uko Jean Paul yamuvuze atari nako biri. Naho niba yamuvuze agategeka kumufungisha, abantu barakomeza bamufata muri ya image. Kubwanjye rero ntekereza ko kuri Jean Paul ibintu bye byakabaye hajyamo ubuhuza cyane kuruta kuvuga ngo no gufunga cyangwa se kujya mu nkiko. Ariko ubuhuza ni budakunda, Jean Paul akajya mu rukiko, ntabwo tuzi ibyaha yenda azaregwa, kuko uyu munsi RIB ishobora kuvuga uti twamufashe kuri ibi byaha byenda birakore muri video, ejo bundi ubushinjacyaha bukamurega ibindi byaha yenda binarenze biriya bitewe n'iperereza ryabaye. Ariko bitewe n'uburemere bwa kiriya cyaha cyangwa se bw'urubanza Jean Paul arinjemo, Jean Paul ashobora kutazikura hari ahantu, kubera ko urubanza ari kuburana rurakomeye, cyangwa se urubanza yagiyemo rurakomeye. Ikindi abantu arimo bari kuburana nabo ubwabo barakomeye, mbese azisanga aho hagati. Ku bwanjye mbona azisanga aho hagati ari aho ngaho ari kuburana n'ibintu atazi. So nkatwe rero igitekerezo cyacu n'ubusesenguzi bwanjye n'ibitekerezo byanjye bidakuraho ibyawe, nuko Jean Paul cyangwa se RMC yakabaye ikora intervention, nkuko ari urwego rubera abanyamakuru bigenzura, ari urwego rufite imbaraga, ari urwego rufite ububasha bwose bwavuye muri media high council bukaza muri RMC, ari urwego rutanga press card, ari nabyo bagendera kugira ngo bemeze ko umunyamakuru, ari urwego rufite imbaraga nyine kwitangaza amakuru, rwakabaye rujya
rujya hagati rugakora ubuhuza kuruta uko abanyamakuru cyangwa se Jean Paul yakomeza kujya mu bintu bijyanye no gufungwa no kujya mu manza n'ibindi byinshi kugira ngo yenda yongera agaruke mu kazi ke. Murakoze, amazina yanjye ni Chris Kame, iyi ni KAME TV Rwanda. Turabashimiye ko mugenda mubana natwe ku bitekerezo muduha, ku nyunganizi muduha, ndetse no kubahamagara kubanyandikira, rwose ndabibona uko mugenda musurininga ibiganiro byacu, inyunganizi n'ibindi byinshi cyane. Bashikariza rero nawe niba utarakanda sub ushobora kukureba aho hasi ku kajambo kandikisha mu mabara y'umukara, ugakandaho kugira ngo tuzajye tubana mu muryango mugari w'abantu bagize KAME TV Rwanda. Tureba byinshi bitandukanye. Ushobora kuduha inyunganizi, ushobora kuduha igitekerezo, ariko ni igitekerezo igihe uzampamagara cyangwa se ushaka gutanga igitekerezo kuri KAME TV Rwanda, nkuko mpora bibibusa n'uyu munsi ngiye kubisubiramo. Uzabe udafite icyambere, ni ukuba ufite ibitekerezo byubaka, ni ukuba ufite ibitekerezo bitarimo amacakubiri, ni ukuba ufite ibitekerezo bitarimo ibitekerezo byo kwanga cyangwa se gusebya cyangwa kuvuga nabi cyangwa guharabika cyangwa kwangisha cyangwa kugira gute, mbese ibindi bintu biri against leta y'u Rwanda. Utari muri ibyo bice bitatu, udafite amacakubiri, udafite ubeza bwo gusebya leta, ufite ibitekerezo byubaka, you are welcome. Aho uri hose, you are all welcome. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.